Mwiriwe neza, reka tubasuhuze mwese inshuti bakunzi b'ijwi rya diaspora One Nation Radio. Nitwa Simeo Muhumuza, hano ku ijwi rya diaspora turaganira mu biganiro bitandukanye. Nta minsi myinshi ishize muri iki cyumweru duteye umugongo, by'umwihariko ku banyarwanda baba mu muryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habaye amatora yo gutora komite nshya n'ubundi igiye kuyobora muri manda ikurikiyeho umuryango w'abanyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagize amahirwe rero yo kuba tugiye kuganira n'umuyobozi w'iyi komite, cyangwa se kandi akaba ari nawe perezida w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni bwana Yehoyada Mbangukira. Turavugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ntangire muha ikaze, muratwumva neza, turabasuje cyane bwana Yehoyada. Murakoze cyane Muhumuza, kandi nshimishwe nuko mwafashe umwanya wo kudusuhuza no kuturarika kugira ngo tuganire. Murakoze kutwakira, kandi yo kuri ubwa nyuma turahari rwose, tuzagaruka mu gihe muzadushakira. Murakoze cyane. Aho ngaho mumeze neza, muri aho mu muryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Abanyarwanda muri Amerika tumeze neza, hari byinshi tugenda dukora ndetse dutegura. Abanyarwanda kabisa barahagurutse, barahagaze neza, bishimiye imiryango iri hirya no hino. Dufite imiryango igeze kuri 28 muri za leta zitandukanye. Urumva ko duhagaze neza. Yego. Muri iki cyumweru duteye umugongo, ubwo ni icyumweru gishize habaye amatora, ni nabyo natangiye mbwira abadukurikiye muri iki kiganiro. Muri rusange amatora yagenze neza, mbere y'uko wenda twinjira n'ubundi ku nshingano nshya, cyane ko mwongeye no kugirirwa icyizere cyo kongera kuyobora uyu muryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora yagenze neza, nubwo kenshi hari igihe bititabirwa nk'uko byari bigombye, ariko twagize amahirwe kuba tunamenyereye ikoranabuhanga. Kera twajyaga tugomba guhura, ariko kuri ubu gihe dukoresheje ikoranabuhanga biduha amajwi menshi. Buri muntu wese wahamagawe kugira ngo aze mu matora baraboneka. Ibyo rero bigafasha kugira ngo bahagararire imiryango iyo 28 navuze, kugira ngo bagire ijwi mu bo batoye bazabayobora. Yego. Hanyuma mwakiriye mute rero kuba mwarongewe kugira icyizere, mukagirirwa icyizere cyo kongera kuyobora uyu muryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwana Yehoyada? Ikibazo cyiza. Kenshi mvuga yuko kuyobora abanyarwanda muri Amerika ndetse n'ahandi mu bindi bihugu bindi aho abanyarwanda batuye ni umugisha kuri twe dutorwa, cyane cyane kubera yuko ari icyizere kominote n'abandi bayobozi batugiriye. Ni inshingano ikomeye, ndetse nta magambo menshi mfite navuga, kuko nkunze kuvuga nti igihe naje muri Amerika nta munyarwanda nazanye hano. Abanyarwanda baje baza aho twavuye hose. Ni inshingano ikomeye kandi tutabasha gusuzugura, kugira ngo umuntu agirirwe icyizere kugira ngo ayobore abanyarwanda bangana nk'uko bangana muri Amerika. Ni umugisha. Yego. Muri iyi manda irava muri uyu mwaka turimo wa 2023 izageze muri 2025, niyari ishize nayo yanganaga gutya, cyangwa hari uko wenda byahindutse kuri iyi ngiyi? Ubundi tugira amatora mu itangiriro ry'umwaka kugira ngo duse n'abakurikiza igihe, ariko uyu mwaka twagize ibikorwa byinshi byatumye dusubika amatora. Habaye impamvu zemejwe yuko tube dusubitse kugira ngo abantu batisanga bafite imvune zidasanzwe. Ariko ubusangwe manda yo ni imyaka 2, nubwo hari abashatse kugira ngo ihinduke,
ariko ibyo bizagerwaho ikindi gihe. Ariko kuri ubu dusanzwe dutora nk'ubwo twatowe mu kwezi kwa 10, ni ukuvuga ko tuzongera guhamagaza amatora mu kundi kwezi kwa 10 kugeza igihe ibintu bihindutse ahari bigasubira mu itangiriro cyangwa se mu iherezo ry'umwaka kugira ngo bihure n'amatariki. Ariko kuri ubu ni manda, amategeko yacu avuga ko ari manda y'imyaka 2. Yego, mu batowe usibye kuba mwebwe nka Yehoyada Mbangukira muri perezida n'ubundi w'iyi komite, hatowe kandi na Leila Gaju Kabanda, uyu ni vice president, hatorwa Apollinaire Munyaneza, uyu ni secretary general, hatorwa Eric Mazimpaka, uyu ni ashinzwe youth and culture, hatorwa kandi Shiba Rugege Hakiza, uyu ni treasurer, hatorwa Jacques Nyungura, uyu ashinzwe mobilization, hatorwa kandi Marvin Karugarama, uyu ashinzwe skills and knowledge transfer, ndetse na Janine Imfura, uyu we ashinzwe ni gender commissioner. Hanyuma iyi komite rero usibye kuba ari namwe muyikuriye, muyifitiye icyizere ki, murayibona mute aba bandi n'ubundi babungirije muri izi nshingano nshya mwongeye kugirirwa icyizere kugira ngo muyobore uyu muryango w'Abanyarwanda batuye aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni igitekerezo cyiza, ni ikibazo cyiza nk'uko bivuze. Abantu rero ntabwo ku bantu bari muri Amerika, ntabwo aba bantu barazwi, tubitangiriraho. Abantu bazwi kuba barakoze ibintu muri za community zabo, duhereye kuri uyu vice president Gaju Kabanda yahoze ari umukuru wa community yo muri Georgia, Atlanta, mu ba mbere bayitangije. Ni ukuvuga ko arazwi, ni umukozi, akunda igihugu n'umuryango aho atuye. Bwana Apollinaire Munyaneza uri kuri position ya secretary general, niwe perezida ucyuye igihe cya leta ya Maine, ndetse bakora ibyinshi, bafasha abaturage babo, yayoboye neza imyaka hamaze. Ni umuntu wiringirwa, ni umuntu ukunda community. Treasurer Sheba Rugege Hakiza nawe ni umuntu uzwi muri ka gace ka DC, Washington DC, tuyita DMV, DC, Maryland, Virginia. Nawe hamaze igihe, ni umuntu uri mu bintu bya finance, yigisha abantu, yigisha community uburyo bagomba kwifata mu bintu bijyanye n'imitungo yabo. Nawe arazwi hariya, ni umuntu ukunze umuryango kandi ubishishikariza n'abandi. Umudamu wa gender mwavuze yitwa Janine Imfura, nawe yahoze ayobora abadamu muri leta ya Colorado, ariko ubu akaba ari sekreteri muri leta ya Washington State. Naho arazwi, ari mu bintu by'umuryango kandi akunda Abanyarwanda. Nawe ubwe arabyivugira ko nta buryo atafasha muri community nk'iyi. Mwavuze mobilization, witwa Jacques Nyungura, ni umutoza, ni umuntu uzwi, abatamuzi ahari n'abataravuka. Jacques arazwi, ni icyamamare mu isi, twaravuga ko azwi henshi uretse no muri Amerika. Noneho na skills and knowledge transfer, Marvin Karugarama niwe mukuru wa community yo muri Indianapolis, muri state ya Indiana. Nawe ni umuntu uzwi aho. Mwavuze Eric Mazimpaka. Eric nawe arazwi mu gihugu, kenshi yagiye ategura ibintu by'imikino, urubyiruko akaruhamagaza kuva muri za states zindi, bagahurira nko muri state, bakagera weekend y'imikino n'ibitaramo n'ibijya culture nyine. So urumva ko ari abantu bazwi, ari abantu bizerwa kandi biteguye gushyira community zose muri Amerika ku ntambwe yindi ikurikiyeho, ndetse no kuzagira umusaruro mwiza. Yego,
Perezida, nababaza cyane ko iyi ni manda ya kabiri mugiye n'ubundi kongera kuyobora, challenges cyangwa se imbogamizi zishobora wenda kuba zibaho muri izi nshingano, ukurikije wenda manda ishize icyuye igihe, niko nabivuga, ni izihe kugira ngo wenda n'abantu babyumve ko iyi ntabwo aba ari imirimo yoroshye? Challenges rero, izo mbogamizi uvuze zishobora kuba zihari akenshi. Iki gihugu cyacu gifite, dutangire ku uburyo kigabanyemo. Hari abantu batuye nk'i New York, nk'ubu tuvugana i New York ni saa 7 y'amanywa, muri California ni saa 4 mu gitondo. Hagati aho noneho hakaba n'andi masaha uko bigenda bitandukana. Iyo ubitekereje utyo rero, biragoranye kugira ngo tube duteranye, duhamagaze inama kugira ngo abantu bose bayitabirire igihe gikwiriye bose. Ako ni ka challenge umuntu adatekereza kenshi, kuko haba igihe umuntu aba yifuza kugira ikintu cyihutirwa ageraho, ariko urumva yuko niba amasaha dufite amasaha atandukanye atyo, haba ubwo information dushatse gutanga zitagera ku bantu igihe kimwe, bigasaba noneho inama nyinshi. Nanone muri babandi nuko baba bari muri state imwe ifite isaha imwe, utuzi twino n'inshingano zino haba igihe zitumye abantu bataboneka. Turumva ko communication haba igihe itagenza uko twifuza mu buryo bwihuse ngo igere kuri benshi. Hari abayibona uwo munsi ikeneye kugerwaho, abandi bakazayibona hashize igihe. Noneho ugasanga sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda coordination, kugira ngo duhuze, tube hamwe ku gikorwa runaka tuvuge, ugasanga bidutwaye igihe kirenze igikwiriye icyo twifuza, kugira ngo tutangire, turangize, twumvikane, tuganire. Iyo ni imwe mu bigoranye, ndetse noneho na community z'ubwazo zikagira nko mvuze inshingano z'abantu zikaba zinyuranye. Abantu batangira akazi, buri saha yose muri Amerika hari umuntu utangiye akazi, buri saha yose muri Amerika hari umuntu urangira akazi. Urumva ko bigoranye. Noneho ukongeramo n'abafite za famiye, harimo abana, hari inshingano z'abana n'amashuri, nabyo bikagongana. Akenshi menya ari icyo navuga ko ari ibintu duhora duhangana nabyo, ariko dushakira umuti buri gihe kugira ngo buri muntu wese aze kumenya uruhare rwe muri byose. Yego. Hanyuma rero, ukurikije uko manda y'ubushize yagenze, umuntu yavuga ko ari nk'irihe somo yabasigiye, n'iki mwagezeho mwishimira mwasangiza abadukurikiye, by'umwihariko ariko n'Abanyarwanda batuye mu muryango w'Abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho? Muri manda ishize hari byinshi twagiye dukora, birimo ari gufasha abacu hano muri Amerika, aho cyane cyane habonetse ibikorwa byakozwe biturutse kuri za initiative zagiye ziba mu Rwanda, tuvuge nka Cana Challenge. Cana Challenge yari kugira ngo dufashe ingo mu Rwanda kugira ngo zicanirwe, zigira amashanyarazi. Muri iyo manda twabihagurukiye, ndetse twacanye ingo zisaga 15,000. Ushobora kuba imibare ntayifite neza, aho twatanze amadolari arenga 20,000 kugira ngo dufashe uwo mushinga. Ndetse no mu itangiriro ry'umwaka twafashije abasenyewe n'imvura n'imyuzure mwagize mu Rwanda. Ibiza naho twakusanyije amafaranga, sindamenya neza niba twarayohereje, ariko nzi yuko za community zagiye zifatanya kugira ngo tugire amafaranga ahagije yo kohereza gufasha izo mbabare.
hari n'abadamu bishize hamwe bafasha aborozi amatungo magufi yari ahantu hitwa muri Kinazi, ntabwo mpazi ariko niko nabyumvise. ariko urumva yuko buri kintu kibaye mu Rwanda tukakimenya gikeneye inkunga n'amaboko y'Abanyarwanda hano, turacyakira rwose. Hari n'ibindi ntavuze byaba byarakozwe, ariko hari na za community zigenda zifata iya mbere ku giti cyabo bitavuye muri Amerika rusange, bagafasha uturere runaka nko kubishyurira mituweli, gufasha abana bari mu mashuri se, cyangwa se gufasha n'utundi turere dukeneye ibikoresho runaka nka za tanki z'amazi tuvuge. So hari ibintu byinshi bibera muri community, ariko kenshi iyo tubimenye tunasaba n'abandi batarabigeraho gukora nkabyo, bagashaka uturere bihuza natwo kugira ngo badufashe. Ndetse nubwo byaba bidaturutse mu buyobozi bwa USRCA, bigaturuka kuri community, nk'abantu b'i New York cyangwa abantu muri Florida, bagafata aka projet bakagakora kubera ko bazi ubukene buri ahantu bazi. So hari byinshi byagiye biba nk'ibyo, ndetse ubutaha dushobora kuzana n'abo bantu babigizemo uruhare baganiriza. Yego. Hanyuma rero kuri ubu muri iyi manda mugiye kuyobora, imigabo n'imigambi mufite mwasangiza abadukurikiye, by'umwihariko Abanyarwanda bari aho, ni iyihe muri iyi manda mugiye kuyobora izageza muri 2025? Iyo ni challenge, kugira ngo tugire imihigo. Team nshya ntabwo turahura ngo tugire gahunda yacu kugira ngo ukuntu iteye, ariko muri bimwe twifuza kugeraho, twifuza gukomeza ni n'amahugurwa. Hari ibintu muhumuza, hari ibintu uko dutinze ino ni nako bisa naho tujya kure y'igihugu. Sinzi niba ibyo sinzi ko nabivuga neza, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko haba igihe twibagirwa yuko abavukira hano n'urubyiruko batazi inkomoko yabo. Noneho tukaba twifuza kugira ngo uyu mwaka muri dushaka uburyo n'urwo rubyiruko n'abo bana bahugurwa, bakamenya amateka, bakamenya ibibera mu gihugu. Ese kuki twitwa ngo turi abanyamahanga? Kuki turi aha mu mahanga dufite iwacu? Hari impamvu ibitera, bitavuze yuko tugomba twese gutaha ngo tugane i Rwanda, ariko kugira ngo bamenye igihugu bagomba kumenya n'impamvu igihugu kiriho, n'uburyo igihugu giteye, n'impamvu cyagize ibibazo by'abantu kurira kuba mu mahanga. Iyo uko tuzabikora kose, ayo mateka no kumenya uburyo igihugu kimeze, no kumenya umuco. Burya umuco ntabwo ari ikintu umuntu ashobora gufata agatabo cyangwa se ngo arebe televiziyo cyangwa sinema ngo amenye ibyo ari byo. Twifuza rero kugira ngo dushake uburyo buri munyarwanda wese amenya aho yakomotse, aho ababyeyi bakomotse, n'ibiri kubera mu gihugu cyabo, kugira ngo nabo nibagera imyaka yo kuba bafasha bagira icyo bakora, bamenye yuko hari Abanyarwanda babakeneyeho ubufasha se, nabo bashobora kujyayo bakiga ibindi Abanyarwanda bagezeho baba batazi. So iyo niyo twayita ko ariyo, sinzi ko bayita mu Kinyarwanda, niyo umbrella, urufatiro rugari dushaka kugira ngo duhurizemo. Noneho ari umuco, ari kumenya uburyo umuntu agira umutungo, ari kumenya uburyo anakora investment mu gihugu, ariko amenye iki gihugu gikeneye n'uburyo yagifasha, n'abiga bamenye ibyo biga kugira ngo bafashe igihugu. Urumva ko harimo ibintu byinshi, ariko ahanini amahugurwa niyo dukeneye, ndetse nicyo dushaka kugira ngo tuzashishikariza abaturage bose bashaka uburyo bamenya
ibirenze ibyo bazi uyu munsi. yego, aho naho nari ngiye kujya mvuga nti noneho tugenda tunagana ku musozo, ubutumwa bwanyu ni ubuhe? Ni iki musaba aba baturage cyangwa se aba banyarwanda bari muri USRCA cyangwa se umuryango w'abanyarwanda batuye aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wongeye kubagirira icyizere cyo kubayobora, kubahuriza hamwe? Aho hari leta zirenga 50. Ni iki mubasaba? Ubutumwa bwanyu twasorezaho muri iki kiganiro ni ubuhe, Bwana Yehoyada? Murakoze. Icyo nabasaba ni uko buri munyarwanda wese ni umuyobozi. Ni ukuvuga, bivuze yuko kubaka umuryango w'abanyarwanda ntabwo ari uwa perezida wenyine. N'utwo turere barimo hari abantu bazi inshuti z'abanyarwanda ariko batihuza n'abandi, kubera yuko baza ari bashya bagahugira mu mirimo yabo. Ariko buri munyarwanda wese agiye azana mugenzi we uje mushya, tukamenya aho aherereye, tukamenya imyuga arimo, tukamenya ubumenyi afite, bizagura ubumenyi bw'abatuye ino. Noneho tukanagira na database mu gihe habaye nk'ikintu cy'icyifuzo, projet, umushinga aho hose mu Rwanda cyangwa aho hose mu isi yose, tukaba twahashira umunyarwanda ubizi, ariko nta buryo twamenya uwo ari we tutamumenye ko atuye muri quartier, atuye muri aho karere. Hari benshi duhura nabo, mukaba muri nko muri bisi cyangwa muri train, ukamureba ukabona asa n'umunyarwanda, wamwegera ugasanga ni umunyarwanda, ukabaza utese uturuka he, uva he, ukora iki? Akavuga ati maze amezi runaka muri aka gace, ni ubwa mbere mbonye umunyarwanda. Ariko akaba afite ahantu yaturutse, aho yakomotse, ava muri state yindi akaza mu yindi. Rero turasaba kugira ngo na wa wundi ugiye kwimuka ava muri Atlanta, muri Georgia, akaba agiye muri California, byaba byiza agize uwo abwira, kugira ngo uwo muntu abwiye ashobora kuba azi n'undi muri California yabahuza nawe, ntaze ngo yigunge. Nicyo twifuza, kugira ngo twubake bidaturutse ku muyobozi, ahubwo biturutse ku muturage uwo ari we wese, aho ari hose amenye yuko agomba kwimenyekanisha, ndetse anabwiye na mugenzi we ati hano hari community y'abanyarwanda igukeneyeho amaboko, cyangwa se nawe ukeneye amaboko yabo. Urumva ko tubigenje dutyo twese, umuryango wakwaguka, tukamenya aho abanyarwanda bose baherereye muri Amerika. Igihugu kinini, turi bake ariko duhagaze neza, kandi aho buri munyarwanda ari abigenje atyo, tuzamenyekana ndetse turagera kuri byinshi. Yego, urakoze cyane Perezida. Hanyuma rero ubwo reka mbwire mwe mwese mwari mudukurikiye ko ari aha dusoreje ikiganiro cyacu. Twagarukaga n'ubundi ku matora aheruka kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora yatoraga komite nshya igiye kuyobora umuryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twaganiraga na Bwana Yehoyada Mbangukira, akaba ari we perezida kuri ubu, wongeye kugirirwa icyizere kuko iyi ni manda ya kabiri agiye nanone kuyobora, we n'abandi bafatanyije twababwiye. Mwakoze cyane kongera kwitabira ubutumire bwacu, Bwana Yehoyada Mbangukira. Murakoze nawe Muhumuza, kandi turagushima cyane n'itumanabuhanga ufite hano kuri ONR. Murakoze, mugira amahoro. Murakoze cyane. Reka rero dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, naho ubutaha. Twese hamwe murakoze.